i Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha Agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Reka nongere mbaramutse cyane kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Niba warakurikiye, ndizera ko ubizi ko turimo kuganira ku bijyanye n'agakiza. Agakiza ni impano y'Imana. Agakiza Imana yagahaye abari mu isi bose, ariko nk'uko biri bivuga, abamwemeye bakizera izina rye yabahaye kuba abana b'Imana. Imana yakunze abari mu isi cyane kandi bakunda kimwe. Idukunda urukundo ruhebuje ku buryo yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege ngo adupfire urupfu rubi ku musaraba. Hanyuma ku bw'urwo rupfu rwe, nge nawe, yewe n'undi uwo ari we wese, kugira ngo umwizera uwo ari we wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva, ni impano Imana yatanze twebwe abari mu isi dufite kwakira. Buri wese ubishaka yakwakira iyo mpano, kandi ndizera ntashidikanya nshuti yanjye, niba uteze amatwi iyi radio, niba waramaze kwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ari we Yesu Kristo, uyu munsi urabyumva ibyo ndi kuvuga. Niba kandi utari wamwakira, ushobora kutubwira uti ndashaka umwakira, cyangwa se niwumva neza icyo ijambo ry'Imana rikubwira, wowe aho uri hose, waba uri muri Afurika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Amerika, waba uri mu birwa bitandukanye, waba uri muri submarine hasi mu nda y'amazi, waba uri mu kirere, aho uri hose, Yesu aravuga ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ni isezerano ku bari mu isi twese. Rero ushobora kubwira umwami wawe uti, mwami, ndemeye, ndi umunyabyaha kandi igihano cy'urupfu nicyo kinkwiriye, ariko impano yawe niyo nshaka kwakira. Mpiyo mpano y'ubugingo buhoraho, kandi Imana kubw'isezerano ryayo yiteguye kukwakira. Rero turi kuganira ku by'agakiza, kandi agakiza ni impano y'Imana. Agakiza ukwiriye kukakira. Yesu ari hano ku isi yabwirije ubutumwa bwiza bw'agakiza. Hari n'abandi bavuga butumwa benshi bagiye babaho, ariko by'umwihariko twiyiziye hano hafi n'isezerano isezerano rishya, tubona neza yuko Yesu yabwirije ubutumwa bwiza. Yohana yabwirije ubutumwa bwiza, ariko bwateguriraga abantu kwakira Mesiya. Bwari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Rero uyu munsi wa none, twebwe mu gihe cyacu turavuga ngo Yesu yabwirije ubutumwa bwiza igihe yari hano ku isi yambaye umubiri. Yohana yabwirije ubutumwa bwiza, abahanuzi babwirije ubutumwa, Nowa yabwirije ubutumwa, ndetse intumwa za Yesu Kristo
babwirije ubutumwa. Abizera bo mu gihe cy'intumwa, mu gihe cy'itorero rya mbere, babwirije ubutumwa. Tubona ba Ananiya, tubona ba Stefano, tubona abantu benshi batandukanye bari buzuye umwuka wera babwiriza ubutumwa bwiza, nk'uko Yesu yabivuze mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 8. Yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, ukagenda ukageza ku mpera y'isi yose. Yavuze i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya n'ahandi hose kubera yuko bari i Yerusalemu, kandi yabwiraga bari i Yerusalemu. Uyu munsi nawe nanjye turabwirwa. Turi hano mu mujyi wa Kigali, turi bandi bari muri Amerika, bandi bari Buraya, bandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ahantu hagiye hatandukanye, ariko ukaba ukijijwe, ukaba nawe warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nawe urabwirwa ko ukwiriye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza uhereye aho uri ukazageza aho isi irangirira. Ntago ariyo ngingo yacu tugiye kwiganiriraho, ahubwo uyu munsi ndagira ngo turebe kuri bumwe mu buhamya duhabwa na Bibiliya, aho Yesu arimo kubwiriza ubutumwa bwiza umuntu ku giti cye. Ntabwo bari mu rusengero, ntabwo wari umunsi w'amateraniro, ariko Yesu buri munsi uwo ari wo wose w'ubuzima bwe yabwirizaga ubutumwa bwiza. Ari nayo mpamvu nk'abizera natwe dukwiye gufatira urugero ku mwami wacu Yesu Kristo. Buri munsi wose w'ubuzima bwacu dukwiye kuba twamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza, duhamagarira abantu kuza kuri Yesu, duhamagarira abantu kwizera umurimo ukomeye Imana yakoze ubwo yatangaga Kristo ngo apfe urupfu rubi rw'umusaraba. Yesu rero yabwirizaga ubutumwa bwiza buri munsi. Buri munsi Bibiliya iduha ubuhamya bw'ubuzima bwe. By'umwihariko uyu munsi ndagira ngo turebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 4. Hari inkuru nziza ya Yesu n'umusamariyakazi. Iyi nkuru nyitekerezaho kenshi kuko ni inkuru nge nawe twavomamo ukuri gukomeye ku bijyanye n'agakiza, ku bijyanye n'umunezero uzanwa no kumenya neza yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ni inkuru twakuramo ukuri kuko umuntu ahinduka icyaremwe gishya kubwo kuba muri Kristo Yesu. Ndagira ngo mumfashe abafite Bibiliya zanyu, munyemerere dusoma Yohana igice cya 4 duhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 10. Tugeze ku murongo waho wa 10. Bibiliya irambwira ngo nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe siwe wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya.
Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Uyu munsi icyo ngira ngo turebeho nuko waca uturongo kuri uwo murongo wa 10. Yesu yabwiye uno musamariyakazi ati, iyaba wari uzi impano y'Imana. Ni nacyo kintu nsengera, ni nacyo kintu nifuza, ni nacyo kintu nshaka kukubwira uyu munsi wa none. Iyaba wari uzi impano y'Imana, iyaba wari uzi impano y'Imana, iyaba wari uzi Yesu Kristo. Abantu benshi baramuririmba, abantu benshi birirwa bamuvuga, abantu benshi iryo zina bararizi, ariko ntabwo bazi neza uwo Yesu ari we. Ntabwo bazi neza impano y'Imana. Kuko iyaba wari uzi impano y'Imana uyu munsi wa none, ukamenya Yesu Kristo uwo ari we, wakabaye umusaba uyu munsi wa none, akaguha ayo mazi y'ubugingo. Hano tubonye inkuru y'urugendo rwa Yesu. Byatangiye arimo yigisha abizeye babatizwa, umurimo urimo kugenda neza. Hanyuma ishyari ribyuka mu bafarisayo, baravuga bati, none Yesu ko atangiye kubatiza, Yesu ko abantu benshi batangiye kumukurikira, biragenda gute? Kuko Yesu areba mu mitima y'abantu, aravuga ati, reka aha mpave. Yesu ava i Yudaya asubira i Galilaya. Ariko mwuko gupanga izo gahunda, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Wow! Yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Ntekereza neza yuko ibi ngibi bitari impanuka. Ntekereza yuko Yesu atari ari gufokeranya, ahubwo Yesu yarazi neza ko hari umurimo ukwiye gukorwa i Samariya. Nshuti yanjye uteze amatwi radio, Imana irakuzi kandi Imana iragukunda. Imana ikora ibishoboka byose ngo ihe amahirwe buri muntu wese kumva ubutumwa bwiza, maze abashe kwifatira umwanzuro. Uyu mudamu Imana yamuhaye amahirwe neza cyane, nk'uko twabisomye. Ubugingo bwaragiye bumutegerereza hariya kw'iriba. Gukiranuka kw'Imana kwaragiye kumutegerereza hariya kw'iriba. Agakiza karagiye kamutegereza hariya kw'iriba. Yesu aragenda yicara kuri iryo riba. Amaze kwicara kw'iri riba, aho uyu mudamu yajyaga kuza kuvoma, Yesu yarategereje. Ahari yaramurebaga afata ikibindi, ahari yaramurebaga atera intambwe asohoka iwe, ahari yaramurebaga ari mwaza. Yesu atangira kureba ukuntu uwo mudamu arushye, atangira kureba ukuntu uwo mudamu akwiriye kuruhuka, ukuntu uwo mudamu akwiriye gukizwa. Yesu arangije agumya kugumaho ngaho. Abigishwa be baragenda, Yesu ntiyagenda, asigaraho kugira ngo ahure n'uyu mudamu. Imana ikunda abanyabyaha, kandi Imana itera intambwe nyinshi kugira ngo ize igushake, ize inshake. Uyu mudamu rero Yesu amurindirira ahangaha kw'iriba. Uyu mudamu aza kugera kw'iriba. Ageze kw'iriba,
Yesu amubaza ikibazo cyo kumusaba. Aramubwira ati rero mugore, wampaye amazi yo kunywa. Uyu mudamu ntabwo yatekerezaga yuko yavugishwa n'umuyuda. Yesu nk'uko byahanuwe, nk'uko Imana yabigambiriye, yavukiye mw'uwo murongo w'abayuda. Rero abantu bamuzi nk'umuyuda, ariko Yesu arenze kuba umuyuda. Yesu ni Imana. Yesu ni umukiza w'abari mu isi. Yohana we yaravuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu ni Mesiya, ni umucunguzi w'abari mu isi, ntabwo ari umuyuda gusa. Nuko uyu mudamu abwira Yesu ati, kuri umuyuda uransaba amazi yo kunywa ute, kandi jyewe ndi umusamariyakazi? Uyu mudamu wibuke neza yuko yari akeneye gukizwa. Ntabwo yavugaga nk'abakristo, ntabwo yavugaga nk'abantu bababariwe, buzuye imbabazi, bari kugera ikirenge mu cya Kristo. Yavugaga nk'umusamariyakazi wuzuye. Ni nayo mpamvu mu gisubizo cye asabwe amazi yahise ajya hirya cyane, ajya mu bintu by'amoko. Aravuga ati, wowe uri umuyuda, genda umusamariya, muratunena, turabanga, ntabwo tubashaka, ntabwo mudushaka, ntabwo dukwiriye gusabana. Nuko Yesu aramwitegereza, areba mu mutima we. Arangije nibwo yavuze aya magambo, aramubwira ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, iyaba kandi wari uzi ugusabye amazi yo kunywa uwo ari we, ntabwo wakabaye ujya muri ibyo, ahubwo wakabaye utazuyaza, ahubwo ukamusaba nawe akaguha amazi y'ubugingo. Hano rero ikiganiro cyari kivuye ku bindi bintu bifatika, cyari kivuye ku bintu uyu mudamu yari atuwe avoma amazi, ariko ntabwo ari ay'ubugingo, kuko ayo mazi yavomaga yamufashaga by'akanya gato. Ari ukuyanywa agashira inyota, byari iby'akanya gato. Ari ukuyakoresha indi mirimo, byari iby'akanya gato. Yagombaga guhora avoma. Ntabwo ayo mazi yari amazi amara inyota burundu, yari amazi yo gucubya, yari amazi yo guhosha gato, ariko ikibazo kikagumaho. Gusa uyu mudamu yari afite ikibazo kirenze n'inyota iyi ngiyi ducubisha cyangwa se twicisha amazi cyangwa ikindi kinyobwa. Yari afite inyota iri mu mutima itamarwa n'amazi yavomaga mu iriba rya Yakobo. Yari afite inyota ikeneye guhazwa n'amazi Yesu wenyine ashobora gutanga. Yesu aramubwira ati, yaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Nuko undi, ndavuga uwo mugore, ati, databuja, kudafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Uyu mudamu ikigaragara nuko yumvise amazi y'ubugingo, aravuga ati, ayo mazi uko biri kose arahambaye, ayo mazi ndayashaka. Nuko uyu mudamu atangira kwibaza, ese ayo mazi y'ubugingo ava he? Ariko kandi bukaneza yuko yari ahagaze imbere y'umusezeranije ko amusabye gusa yamuha amazi y'ubugingo. Icyo ngira ngo urebe nuko Yesu n'uyu musamariyakazi bombi baraganiraga, baravuganaga. Yesu akamusobanurira, amwereka ko hari icyo akeneye. Uyu mudamu nawe akavuga, yerekana ko akwiriye gusobanukirwa n'icyo koko akeneye. Uyu mudamu yumvise ko akeneye amazi y'ubugingo, atangira kubaza ibyayo, atangira kubaza aho ava.
ese kuyavoma bwo avomeshwa iki? Yesu rero aramusubiza. Ku murongo wa 12 umudamu yongera kubwira Yesu ati, mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Mu yandi magambo, uyu mugore ntabwo yari ari kumenya neza Yesu. Ni nayo mpamvu yamubwiye ati, ayo mazi y'ubugingo wayavomesha iki? Wayakura he? Arangije ati, ese ubundi ubu uraruta Yakobo sogokuruza wafukuye iri riba akaduha amazi meza? Uramuruta koko? Amazi yanyweye abana be bakayanywa, aya mazi urayagaye iki? Ariko nk'uko nabibabwiye, ayo mazi ntabwo yari ay'ubugingo. Yesu nibwo yamusubizaga ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose. Donc aya mazi Yesu yavugaga, yabwiye umudamu ati, amazi nzaha umuntu uzahitamo kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose. Mu yandi magambo, ni ukuyanywa ukaba uyanyweye. Dore amazi y'ubugingo, dore amazi amara inyota, dore amazi buri muntu wese yari akwiriye kunywaho. N'aya ngaya Yesu yavugaga. Nuko kandi Yesu yongera kubwira uyu mudamu ati, ahubwo amazi nzamuha ntabwo ari ukuyanywa ngo ashire inyota gusa, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo indani muri we isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Wow! Ibuka neza ko Yesu ahagararanye n'uyu mudamu, barimo baraganira. Yesu arimo aramubwira aya magambo, madamu, umuntu wese unywa kuri aya mazi azongera kugira inyota rwose, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, makuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kuri. Uyu mudamu nanone ntabwo yari yakamenye amazi Yesu arimo kumubwira. Yari yaketse yuko aramuha amazi ameze nk'ayo yavomaga muri iryo riba, ariko ayo mazi yo akaba afite umwihariko wuko yayanywaho ntazongere kugira inyota, wuko yayavoma ntazigere ashira, akajya yakoresha ibyo ashaka byose. Ariko Yesu yari arimo kuvuga amazi y'ubugingo, yari ari kuvuga amazi amara ya nyota yo mu mutima, yari arimo kuvuga amazi umuntu anywa ntashire iyo nyota yo mu mutima gusa, ahubwo ayo mazi akamuhindukiramo isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Yesu rero asubiza uyu mugore ati, ntabwo ikibazo ari amazi yo kunywa nk'uko unywa ariya, ntabwo ikibazo ari amazi yo kumesa, ari amazi yo guteka, ari amazi yo gukoropa nk'uko utuwe ubikora. Ntabwo icyo ari cyo turiho, wa mugore we. Yesu amubwira atyo, ariko anyuze mu bundi buryo, kuko yaramubwiye ati, rero genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke. Yesu yari arimo amubwira ati, rero uri umunyabyaha, ikibazo ufite ntabwo ari uko uza kuvoma kure, ikibazo ufite ntabwo ari uko unywa kuri aya mazi. Aya mazi nta kibazo afite, ahubwo ikibazo wowe ufite ni uko uri umunyabyaha, ni uko uri umunyabyaha. Umugore nawe kandi
koko yemera ko ari umunyabyaha, kuko yabwiye Yesu ati yewe nta mugabo ngira. Yesu aramubwira tuvuze ukuri, hari ikipe yabo wari ufite, ariko bose nta mugabo wawe urimo. Mwene magambo Yesu yararimo amubwira ati wibereye mu byaha. Umugore kandi koko yumva nibyo, ntihakana. Maze uyu mugore ku murongo wa 19 ngo abwira Yesu ati menye yuko uri umuhanuzi rwose. Ahantu nageze ubanza ari ahera, ahantu nageze ubanza ari ahatagatifu, kuko basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi. Namwe rero mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Mwene magambo uyu mudamu yari atangiye gusobanukirwa, yari atangiye kumenya ko ari umunyabyaha, yari atangiye kumenya ko akwiriye gusenga, ariko ntabwo yari yakamenye neza gusenga nyako, ntabwo yari yakamenye neza kwegera Imana nyako. Gusa yari amaze kumenya ko ari umunyabyaha, kandi yari amaze kumenya ko akeneye amazi y'ubugingo, amazi amara inyota, amazi anywaho rimwe gusa, maze akamuhindukira mu isoko idudubiza kugera mu bugingo buhoraho. Haba hajemo ikibazo kijyanye n'imisengere. Yesu ku murongo wa 21 aramusubiza ati mugore nyizera. Igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Yesu abwira uyu mudamu ati ntabwo icy'ingenzi ari Yerusalemu, ntabwo icy'ingenzi ari uyu musozi, ahubwo icyo Imana ishaka nuko abayisenga bayisengera mu kuri. Mu yandi magambo bayisengera mu ijambo ryayo, kuko ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Rero Imana ishaka ko abayisenga bayisengera mu ijambo ryayo, mu yandi magambo bakayisenga nk'uko ijambo ryayo ribivuga, kandi bakayisengera mu mwuka. Mu mwuka ni hahandi indani muri wowe, hahandi hari impamvu igutera gusenga, hahandi hari impamvu igutera gushaka. Aho ngaho hirya w'ibintu byose bikomoka, niba ari ukugira neza, niba ari ukugira nabi, niba ari ibyo ari byo byose, aho bikomoka ibiri muri wowe bikugize bikuranga, aho ni mu mwuka, mu kuri no mu mwuka. Mu yandi magambo ntabwo nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo igice cyaho cya 6, ntabwo Imana ibyo abantu bita amasengesho byose ibyita amasengesho. Hari abasenga ariko mu by'ukuri batari gusenga, ari ukugira ngo babarebe, ari ukugira ngo barangize umuhango. Ibyo nta kintu bibwiye Imana. Imana ishaka yuko umuntu wese uri mu murongo w'ijambo ryayo, kandi umutima we ukaba uri ku Mana, koko uwo nguwo akwiye gusenga Imana mu kuri no mu mwuka. Mwene magambo atanyuranije n'ijambo ryayo, kandi noneho umutima ukaba utarimwo uburyarya, kuko usengeye mu mutima burya ubusenga koko. Ariko hari abasenga wagira ngo bari mu marushanwa, cyangwa se hari ikindi kintu barimo kwikorera gihabanye no kuba bari kubwira Imana. Kubwira Imana bimeze nk'uko wabwira inshuti yawe, bimeze yewe nk'uko wabwira umubyeyi wawe. Iyo uri kuganira n'umubyeyi wawe, muganira nyine nk'uganira n'umubyeyi wawe.
ntabwo muganira nk'umuntu urimo guhamagara umuntu uri mu birometero 200 cyangwa se 100 cyangwa 50, ahubwo muganira nka papa cyangwa nka mama n'umwana we. Gusenga ni ukuvugana n'Imana. Imana rero iyo muri kuvugana irakubwira kandi tubwirira mu ijambo ryayo, natwe tukayibwira ukuri kuri ku mutima wacu iyo turi gusenga by'ukuri koko. Rero icyo gihe iyo turi gukora ibyo tuba turi gusenga. Ushobora gusenga abantu muri kumwe ntibigere babyumva. Kubera iki? Urimo uravugana n'Imana kandi Imana ishaka kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Ntabwo Imana ishaka kuyisengera hagati mu mayira abiri, handi muri rompuwe, aho buri muntu wese uturutse iburyo, uturutse ibumoso, uturutse imbere, uturutse inyuma, abavuye impande zose bamenya neza ngo Sadock yasenze this way. Ntabwo Imana ibyo ari byo ishaka. Ndetse Yesu yaravuze ngo umuntu ukora nk'ibyo ingororano ze aba yarangije kuzibona. Uyu mudamu rero yatekerezaga yuko wasenze by'ukuri byemewe wagiye Yerusalemu kandi ukazamuka ku gasozi ugasengera kwako gasozi. Yesu aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo bihagije, ahubwo iby'Imana ishaka nuko abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Uyu mudamu rero aravuga ati hari ikindi kintu mbonye. Murongo wa 25 yaravuze ati nzi neza yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Wibuke ko uyu mudamu yari arimo abwira Yesu, ni nkaho yari arimo abwira ati rero urigisha neza, uravuga ibintu byose, urimo urambwira amazi y'ubugingo, urimo urambwira uko nanywa kuri ayo mazi sinzongere kugira inyota rwose iteka ryose, urimo urambwira ko yampindukira mu isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho, kandi umbwiye ko ndi umunyabyaha. Yewe uranansobanura ibijyanye no gusenga, ndabyumvise. Uyu mudamu ahari yaravuze ati narenzi yuko Mesiya azaza, narenzi yuko azansobanurira byose, none dore umuntu utangiye kumbwira ibyo nari nkwiriye kumenya byose. Umugore rero abwira Yesu ati nzi yuko Mesiya azaza ari we Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. 26 Yesu aramubwira ati ni jye tuvugana. Uyu mudamu yumva Yesu ubwe amwibwirira ati ni jye Mesiya, jyewe muri kuvugana, ni njyewe Mesiya. Uyu mudamu rero ntabwo yari agifite impamvu imutera gushidikanya. Yaramaranye umwanya na Yesu, yari yumvise amagambo ava mu kanwa ka Yesu. Uyu mudamu yari yamaze kumva amagambo y'ubugingo, yari yamaze kumva amagambo amara inyota, yari yamaze kubona ko Yesu yinjiye akagera ku mutima w'uyu mudamu. Maze uyu mudamu isaha ye yari igeze. Uyu mudamu tubona neza yuko yizeye Yesu. Urebye ku murongo wa 28 w'iki gice, ngo uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Ngo bava mu mudugudu ngo baza aho ari. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira nimwubura amaso murebe
imirima y'uko imaze kwera ngo isarurwe, umusaruzi ahabwe ibihembo, ateranirize imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe, kuko iri jambo ari iry'ukuri, ngo habiba umwe hagasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Yesu aganira n'abigishwa be, arimo avugana nabo bavuye kuzana ibyo kurya. Uyu mudamu icyerekana ko yari yizeye, hari umurimo yari ari gukora. Mu kanya nigeze kubivuga, Yesu yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Uyu mudamu we ntago yahise agiye i Yerusalemu, ahubwo yagiye i Samariya, ariho twagereranya n'i Yerusalemu. Yahise asubira mu mudugudu w'iwabo, aragenda yiruka, asiga ikivomesho cyari ingenzi kuri we, aragisiga, asiga amazi yari aje kureba, yari ingenzi kuri we. Ariko aravuga atoya, ntabwo byashoboka, kuko ya mazi Yesu yari ari kumubwira yari amaze kumuhindukiramwo isoko idudubiza. Isoko rero iri kududubiza biragoye kuyitangira, bisaba ubwenge bukomeye, bisaba imbaraga zihambaye, bisaba ko umuntu abazi ibyo ari gukora. Ndavuga isoko iyi ngiyi y'amazi yo mu isi afatika asanzwe. Iyi soko yo nta muntu wayizibira. Ngo ariruka aragenda asubira mu mudugudu, abwira abantu bose, abari hepfo no haruguru, abari hirya no hino, arababwira ati nyamuneka nimutabare, nimuze murebe umuntu mpuye nawe, murebe umuntu navuganye nawe, murebe umuntu umaze inyota, murebe umuntu umpaye impano ikomeye cyane, impano y'Imana, impano y'agakiza. Nimuze murebe umuntu unshyize mu isoko idudubiza, yemwe nimuze murebe ko atari Kristo. Ntabwo uyu mudamu yashidikanyaga, ahubwo yagira ngo aba bantu baze be gucikanwa, nabo baze barebe Kristo. Yari yakijijwe, yari yizeye, yari yanyuzwe, yari yashize inyota, za nzangano zari zazimye, ya makimbirane yari yazimiye. Ntabwo yari akibona ko ari umuyuda, ntabwo yari akibona ko we ari umusamariyakazi, ahubwo yari arimo kureba isano nshyashya afitanye n'uwo muntu ari we Yesu Kristo. Aravuga ati nyamuneka nimuze murebe Mesiya, nimuze murebe umukiza, mwe kuguma aho ngaho, ahubwo nimuze. Bibiliya iratubwira hano ku murongo wa 39 ngo nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. 41 hizera abandi benshi baruta abambere, kuko biyumviye ijambo rye, maze babwira uwo mugore bati urabona nawe yari ahamaze iminsi 2, ibyo kurya yabivuyeho, ibindi bintu byose arabihagarika. Aravuga nk'uko Petero yavuze ati reka niyumvire ijambo ry'ubugingo. Petero yigeze kubwira Yesu, aramubwira ati ese twakuvaho tukajya hehe, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo? Uyu mudamu nawe kimwe n'abandi Basamariya bagiriwe ubuntu, bakumva guhamya k'uyu mugore, bakumvira bakaza. Ari wenda hari abataraje, ariko abaje biratubwiye ngo barizeye, kandi basaba Yesu bati gumye utubwire kw'ayo magambo y'ubugingo. Yesu nawe akora umurimo wari waramuzanye, kwari ukubwira abantu iby'agakiza. Arabibabwira ngo barizera. Barangije babwira uyu mudamu bati rero noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko
tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Bari bamenye neza yuko Yesu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Nshuti yanjye, iyaba wari uzi impano y'Imana, iyaba wari uzi Yesu Kristo ko ari umukiza w'abari mu isi, wakabaye umusaba. Utabihatiwe n'idini, utabihatiwe na Sadoki, utabihatiwe n'undi muntu, cyangwa utabitewe n'indi mpamvu, ahubwo kuko ushaka gukira. Ibyo bikagutera kumusaba, akaguha ayo mazi y'ubugingo, kuko ayo mazi y'ubugingo yaguhindukira mu isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Urabona ko Yesu yararimo kuganira n'uyu mudamu, baganira ku by'agakiza, kandi uyu mudamu yarasobanukiwe, abwira abantu ko yahuye na Mesiya, ndetse benshi barizeye. Shobora kuba uteze amatwi iyi radiyo uvuga uti jyewe maze imyaka 50 ndi umukristo, maze imyaka 40 ndi umukristo, maze 30 ndi umukristo. Uyu mudamu nawe dukurikije ubuhamya bwe yavuze ko yari umunyedini, yarasenga guhereye kuri ba sogokuruza be, barasengaga, nawe akurira mu icyo kintu cyo gusenga, ariko ntabwo yari yarigeze amenya Mesiya, ntabwo yari yarigeze yizera. None ndagira ngo nkubaze nshuti yanjye, mbese koko wigeze wumva ubutumwa bwiza bw'agakiza? Ese wigeze umenya Yesu mu bwa bumenyi buhesha agakiza? Satani ni umugome, yaraje afungura cyane iryo jambo. Abantu benshi baravuga ngo Yesu n'umukiza, Yesu n'umukiza, ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze bakizwa, kuko batigeze bamarana umwanya na Kristo, ntabwo bigeze bamumenya by'ukuri. Mbese waramumenye? Mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mbese nawe uyu munsi wa none hari abakureba bakavuga bati koko uyu muntu yahuye na Kristo, uyu muntu yarakijijwe? I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuzaha. Reka ngushimire cyane kuba wabanye natwe, kandi nizere ntashidikanya yuko ubu butumwa bugize icyo bukora ku mutima wawe. Ushobora kuba ufite icyo wifuza kutubaza, ushobora kuduhamagara kuri 078 316 46. Yewe ushobora no kubona ibiganiro byacu unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Wandika gusa Calvary Independent Baptist Missions of Rwanda, hanyuma ukabona ibiganiro byacu ndetse n'andi makuru menshi ukeneye, yose afatanyiriza hamwe kugira ngo akuyobore kukuri guhesha agakiza, ariko kumenya neza Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha. Bye bye. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese wowe izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 07 83 00 16 46. Imana iguhe umugisha. Ntibyari kubuza Yesu kuzaha no kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu, ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.